Ifaranga. Turongeye tuje kuvuga ku kintu cyitwa ifaranga, kuko ifaranga cyangwa se money nicyo kintu kiyoboye, nicyo kintu umuntu aba akeneye, nicyo kintu umuntu aba aharanira muri ubu buzima, kubera ko ridufasha gukemura byinshi, ridufasha kubaho mu buzima bwiza ndetse butworoheye. Nubwo adakemura byose, nubwo hari ibyo adakora, ariko iyo ahari hari byinshi yoroshya mu buzima bwacu. Uyu munsi rero nje kukwibutsa ku mategeko 6 agenga amafaranga. Ibi nabikuye ku rubuga rwa kowa.com, bikaba byaranditswe na Henry Blue. Njyewe ngiye kubibagezaho ndi Rainy Lioness. Ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness 25. Ndongeye ndaje kuri wa mwanya wacu, wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku mitekerereze, ku myitwarire, ku myumvire, ku mikorere yacu ya buri munsi, kugira ngo turusheho gutwara neza ubuzima bwacu b'ubuzima buzira umuze ndetse bugamije iterambere rirambye. Mbonereho kandi no kugushimira wowe wakoze subscribe, ngushimire nawe ugira uruhare urwo ari rwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Uri umuntu w'agaciro gakomeye cyane. Nkuko natangiye mvuga ku mafaranga, uyu munsi rwose nje kukubwira ku mategeko 6 agenga amafaranga nkuko twabyandikiwe na Henry Blue. Itegeko rya mbere yaratubwiye ati amafaranga ntaza kuba yashaka, ahubwo aza kuba yakwiriye. Guys, ngira ngo namwe mujya mubibona ko bibaho igihe ugezemo ushaka amafaranga ukayabura pe, cyagihe uyakeneye, cyagihe wumva hari ibyo ushaka gukemura ukabona ntari kuza, aba yagufitiye ugasanga ntibari kukwishyura, aho wagombaga gukura ugasanga ntibiri gukunda, mbese ukabona nta nzira iri gushoboka kugira ngo ubone amafaranga. Ibi bihita bikwereka ko amafaranga no kuyabona nta pressure yo agira, aza ku bantu bayakwiriye kandi n'igihe gikwiriye. Kiriya gihe wayabuze rero nta mpamvu zo kugira ngo nawe ugire pressure, kubera yuko nyine ntago uyakwiriye muri icyo gihe, ntago ugomba kuyabona. Niyo mpamvu batubwira ati amafaranga ntaza kuba yashaka cyane, cyangwa se n'igihe bayashakira cyane, ahubwo azira igihe akaza no kuba yakwiriye. Hari n'igihe usanga muri icyo gihe wenda wari kuyabona mu gihe wayashakaga cyane, bitari bikwiriye ko uyabona ngo uyakoreshe. Wenda byari kuzaguteza ikibazo runaka, wenda wari gusanga nyuma byarabaye bibi, ariko iyo igihe gikwiriye kije akaza rwose amafaranga urayakoresha kandi ukayakoresha neza, bikanagenda neza. Itegeko rya kabiri ry'amafaranga baratubwiye bati abinjiza amafaranga menshi sibo bayagumana, sibo bayatunga cyane, ahubwo abazi ubwenge bwo kuyakoresha nibo bayatunga cyane. Ahangaha ngiye kuguha nk'urugero rufatika. Hari igihe umuntu abaho, tuvuga urugero, ahembwa nk'amafaranga 300,000, ariko yajya kurangiza ukwezi agasanga afite amadeni adashobora no kwishyura ngo birangire. Nyamara ugasanga hari undi uhembwa 100,000, ariko ukwezi kukarangira nta kibazo afite, ahubwo wundi uhembwa 300 ugasanga ari guhindukira ari kujya kuguza wa wundi uhembwa 100. Uribaza icyo kintu, wa wundi uhembwa 300 yinjiza menshi, ariko ntaga yagumana, ntaga azi uburyo ayakoreshamo kugira ngo ayatunge. Mbese ikigaragara nubwo yinjiza menshi, ubwenge bwo ntabwo afite bwo kugira ngo ayakoreshe kandi abashe no kuyatunga. Ese ubundi wari ubizi ko amafaranga yose ushobora kuba winjiza ashobora kukubeshaho mu buzima bwawe? Jya utekereza nk'umuntu uhembwa amafaranga 50,000 muri Kigali kandi akabaho, agakora, akaba afite ahantu ataha kandi akabaho pe, ariko wowe ngo uhembwa 500,000, ibintu byagucanze. Icyo gihe ikiba kibura n'ubwenge bwo gukoresha amafaranga ufite. Itegeko rya 3 Henry yaravuze ati amafaranga ashobora kugukorera, gusa ashobora no kugukoresha. Icyo yashatse kuvuga kuri iri tegeko ni uko amafaranga twebwe tuyatunga kugira ngo tuyakoreshe, tuyakemurishe ibyo dukeneye, ariko iyo utitonze
ushobora guhinduka imbata y'amafaranga ahubwo akaba ariyo agukoresha. Ngira ngo bijya bibaho mukabyumva ko ngo umuntu yahindutse kubera amafaranga. Icyo gihe amafaranga niyo aba ari kumukoresha, ntabwo ari we uri kuyakoresha. Amafaranga ni gute ashobora guhindura umuntu? Ubundi niba uyabonye ni gute wowe uhinduka kubera ko yaje? Mbese ukabyemera kubera ko wiyumva ko ifaranga ryaje, wahinduye inzego, utangiye kujya mu byo udakwiriye kujyamo, ugatangira kuyapfusha ubusa mu bidakwiriye, ukabona akantu karaje akagushimashima ati genda ujye kukagura. Icyo gihe uba wahindutse imbata y'amafaranga, ntabwo ari wowe uri kuyakoresha. Rero iki nacyo ni ukucyitondera. Mu gihe wabonye ayo mafaranga ntiwumve ko ibintu byacitse, wumve ko uri bugendere mu bintu bidasanzwe cyangwa se uri bujye mu bidafite akamaro. Maze amafaranga habera n'akaga iyo yatangiye kugukoresha wowe aba ari kugenda guhunga mu gihe gitoya, rwose aragenda akagushiraho ntumenye ko wigeze no kuyagira. Hari story yigeze kubaho rimwe umuntu yacuruzaga imyenda hano mu mujyi wa Kigali, ntago ndi buvuga hariho kugira ngo wenda ataza kwimenya, ngo yaracuruzaga afite imodoka ya Karina, ari umusore rwose ubona afite iterambere, ariko bya bindi byo kumva ko amafaranga yafite adashobora no kuzashira ahari, yumvaga ko ikintu cyose ashobora kugikora. Nibwo yagiye gushaka indaya y'umuzungu kugira ngo iyo ndaya ayigereho. Amafaranga yari afite y'ubwizigame ngo yari afite miliyoni 2 zarashize, ndetse biba ngombwa ko agurisha n'imodoka ye, mbese barayifatiriye maze bamuha amafaranga miliyoni 5 kugira ngo gusa aryamane ngo n'indaya y'umuzungu. Kuva icyo gihe yarahombye, nta mafaranga yongeye kugira, mbese yasubiye mu buzima bwo hasi, ajya no kuba umumotari. Kandi urumva umuntu wari ugeze ku rwego rwo kuba yariguriye imodoka, akora biva mu byo akora, ntabwo yari akwiriye gusubira kujya gutera ibiraka byo kumotara. Niho nabivugaga nti rero amafaranga yo iyo yagukoresheje aba ari kuguhunga, kandi iyo yaguhunze kugira ngo uzayagaruze biragorana cyane. Dukomeza n'itegeko rya 4 Henry yavuzeho, yaravuze ati ubwizigame bwo mu guhaga cya gihe ufite byinshi nibwo bugutabara igihe ukeneye gutabarwa cyangwa se cya gihe wakubiswe. Ahangaha icyo yatubwiyeho ni uko umuntu atagomba guhaga ngo yumve ko ibintu byarangiye. Oya, nibe uhaza ahubwo nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo wizigame, kuko icyo gihe uhaze ejo ushobora gusonza. Niba ufite amafaranga uyu munsi, ejo ushobora kuyabura. Rero icyo gihe wumva ko wujuje wayabonye, mbere na mbere banza wizigame, ejo ntabwo uzi uko hazaba hameze. Dukomeza n'itegeko rya 5 yaravuze ati urukundo rwa gihumyi, urukundo rw'ubuhumyi rw'amafaranga rugutwara ubumuntu. Hari igihe umuntu aba akunda amafaranga, mbese akibagirwa ibindi bintu byose, akagenda buhumyi, akumva ko amafaranga nta kindi kintu gishobora kuyamurutira. Ahangaha nyine ni hamwe usanga n'umuntu ashobora nko kugurisha umwana we ariko ngo akunde abone amafaranga, cyangwa se agakora ibintu bidakwiriye kugira ngo akunde abone amafaranga. Mujya mubyumva, mujya munabibona ko umuntu ashobora guha undi amafaranga ati genda unyicire kanaka, genda umushyiremo supaguru mu cyo kunywa cye, akabikora kubera ko bamuhaye amafaranga. Icyo gihe amafaranga aba yahumye umuntu, ubumuntu bwe bukagenda. Amafaranga rero ntago aba akwiriye kugutwara buhumyi. Nk'uko twabibonye, amafaranga niwe ugomba kuyakoresha, ni nawe ugomba kumenya uburyo uyashakamo kugira ngo ubumuntu bwawe utazabutakaza, kuko iyo uyashatse buhumyi hari n'igihe nawe bikubyarira ingaruka, ugasanga wisanze aho utagakwiriye kuba. Itegeko rya 6 ari naryo rya nyuma, Henry yaratubwiye ati nta ngano y'amafaranga ibaho ihagije igihe cyose ukiriho ugihumeka, kandi iyo uriho uba ufite ibyo ukeneye. Rimwe na rimwe umuntu ajya yicara akavuga ati uwampa amafaranga angana gutya numva naba ngezeyo, numva nta kindi nakongera kwifuza. Ariko iyo wegereye nk'uwayagize ayo wifuza, usanga hari byinshi agikeneye. Rero amafaranga mu mategeko yayo, nubwo wayagira angana gute, uhora ukeneye ayandi, uhora ukeneye gutera imbere. Muzarebe abaherwe ku isi bakomeye, ese barekeye aho gukora? Ntibahora bashakisha, ntibahora bashaka icyabinjiriza kurushaho? Ni ukubera iki se? Nk'umuherwe wa mbere bajya batubwira ukuntu amafaranga
amafaranga aba afite ashobora kumubeshaho we n'ibisekuruza bye, wenda nko kugera ku gisekuruza cya 5 ugasanga bashobora kubaho nk'imyaka 500, ariko ntabwo arekera aho gukora ngo wenda ajye kurya ayo yakoreye. Oya, ahora ashaka kugira ngo akorere ayandi, kubera ko ibyo aba abona akeneye biracyariho buri munsi ahora akeneye. Rero nawe ntukicare ngo wumve ko hari amafaranga uzageza ingano yayo ngo wumve ko ngo birangiye. Oya, mu mategeko y'amafaranga nuko bimeze. Nibyo nakwibutsagaho uyu munsi. Nibe wumva hari icyo wungutse usangize abandi. Ikindi niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha usige ukoze subscribe ukande no kukayogera, nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe. Ikindi kandi washyiramo comment ukatubwira igitekerezo cy'icyo twakibukiranyaho, kandi ntiyubagirwe no gukanda kuri like. Tuzasubira ubutaha rero, ciao bye.